nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nzamuha uburame. Uwiteka yiteguye kuguha uburame. Uburame ntabwo uzabonera mu bwishingizi ubwo ari bwo bwose, ahubwo uzabonera mu bwishingizi bwo ku Mana. Nshuti muvandimwe, icyampa ukumva amagambo neza, icyampa ukayashyikira, icyampa iri sezerano ukaryizera mu izina rya Yesu, maze Kristo akagukorera ibitangaza mu mibereho yawe. Kristo akaguha amahoro mu mutima wawe. Kristo akakwereka ko bishoboka. Gerageza usange Yesu Kristo, gerageza ube mu rwihisho rw'Isumba byose.